sha mutipe nyine arambwira ngo nge nabonye kimama gifite amafaranga nzajya kureba hari ibintu tuzapanga nyine tumwe ariko mutipe sayita bimbwira ku kanya none se uwo mutipe afite akazi turakora 15 yiwe we nyine dukorana akazi turakorana bisanzwe ariko yahise ambwira ko afite akandi ku ruhande kuneza ko umuntu azajya kureba ari uwo mugore nuko nawe ugira amatsiko ako kazi so wasanze ari akati cyane umutipe yageze gutya arabimisha abimbwira naye mitagira amatsiko ndumwe muri abantu bagira amatsiko cyane ndabiza abasore b'iki gihe amatsiko abahari nasigaye umutipe nawe ati se andabuye koko ukambwira ko najya nshobora kubona ukazi nkazi nanagashoboye nkazakora ukazandabona nasigaye umutipe nyine umutipe arambwira ngo kandi nzabikubwira haciyemo iminsi mike umutipe arambwira ati ngo nyine tumubwije uko natakubeshye mfite ikimama cya kindi nakubwiye kizaza nyine kiza nyine nzajya kureba tukaryamana nyine ibihe byiza kubakurikirana ibiganiro by'Ubumwe Media nize ko Uwiteka akomeje kubarinda mu byo byose mukora uno munsi nongeye ndagaruka ariko murimo murumva ni Dr Lumumba uno munsi ndi kumwe n'umujene uteye ubwoba umujene wambaye neza umujene uri gucyangwe bitewe nuko ahagaze kano kanya ariko ikintu cyanangaje abasore b'iki gihe nta mafaranga bakigira ibyo byose ndashaka yuko tubiganiraho ariko mbere na mbere ndakwakire kumwe Media welcome mwiriweho neza banyita Eminza ndakeka ubona ari ubwa kabiri muze kuri iki kiganiro ukoze kuri iki kiganiro cyangwa ukoze kumwe Media muze kumwe Media ariko ni fresh ntari urashima cyane fresh ndashima Imana rero twihuse ejo bundi twari turimo turaganira urumva turimo turaganira twari turi n'ahantu ngira ngo twari turi mu mujyi nuko ugwa kuri story y'umusore w'imyaka 15 ukundana n'umukecuru w'imyaka 71 wirubuka ko twabiganiriyeho ariko njyewe nahise ngira amakenga ndavuga ati ese abo basore baracyabaho umupeti w'imyaka 15 kujya ashaka gukundana n'umumama ungana cy'imyaka 71 kandi ndavuga ati reka nkuzane kumwe Media ubiganirize abantu iyo debate tuyiganireho tugire n'ibyo tuyiganiraho iyo story yinganiriza umbwire ku byagenze iyo story nyine uwo mutipe nakubwiraga tipe ni inshuti yanjye nyine tipe turakorana bisanzwe nyine tudukorana mu kazi tipe twari tumutine duca kwa kundi tuganira bisanzwe turi mu rugo turanaturanye tipe arambwira ati ngo ugiye nabonye akazi tisakaye kazi ako dukora sakazi akandi wabonye nakaye sha mutipe nyine arambwira ngo nge nabonye kimama gifite amafaranga nzajya kureba hari ibintu tuzapanga nyine tumwe ariko mutipe sayita bimbwira ku kanya none se uwo mutipe afite akazi turakora 15 yiwe we nyine dukorana akazi turakorana bisanzwe ariko yahise ambwira ko afite akandi ku ruhande kuneza ko umuntu azajya kureba ari uwo mugore nuko nawe ugira amatsiko ako kazi so wasanze ari akati cyane umutipe yageze gutya arabimisha abimbwira naye mitagira amatsiko ndumwe muri abantu bagira amatsiko cyane ndabiza abasore b'iki gihe amatsiko abahari nasigaye umutipe nawe ati se andabuye koko ukambwira ko najya nshobora kubona ukazi nkazi nanagashoboye nkazakora ukazandabona nasigaye umutipe nyine umutipe arambwira ngo kandi nzabikubwira haciyemo iminsi mike umutipe arambwira ati ngo nyine tumubwije uko natakubeshye mfite ikimama cya kindi nakubwiye kizaza nyine kiza nyine nzajya kureba tukaryamana nyine bakaryamana ku myaka 15 yiwe 15 akazaza aryamana n'umugore ufite imyaka 71 none se ikibazo cy'amatsiko uwo mumama afite umugabo
nyine umumama umuntu uza umugabo wabo umugabo n'abana bose bahise bajya hanze asigara mu nzu wenyine n'imbwa nyine ni umumama n'imbwa batuye ahantu mu gipangu gusa. Afite abana bangahe se umumama? Umumama afite abana 4 abakobwa 2 n'abahungu 2. Ase kugeza n'ubu abo mama b'iki gihe babaye none se uwo mugore ni wabisabye uwo muhungu? Niwe wabimusabye cyane. None se nukuzajya muhereza umubyizi nima navuga nukuzajya umujama agenda akamubomora cyangwa nukugenda bakibanira nyine bakabana nyine umugabo n'umugore nubwo afite n'umugabo ubahanze. Nyine umutipe ukuntu yambwiye umutipe yarambwiye ngo umumeri yaramubwiye ngo wowe uzaza uva mu kazi nurangiza kuva mu kazi uze nurangiza kuza duharare nurangiza kuharara mu gitondo ubyuke utaha nurangiza gutaha nyine ejo wongera ugaruke nyine ariko umutipe se yabanza kumbwira ku mafaranga yanze kumbwira amafaranga bamuhemba. Hajemo n'amafaranga cyane. Oya se njye naje ko ari iby'urukundo nyine kugenda akabomora bikirangirira. Wapi ngo ubundi umugore yabaye nk'urimo uragura nyine cyane. None se ayo mafaranga umbwiye hajemo ute nyine sidusangize twumva? Nyine urumva nyine umutipe muri make urumva nyine njye ntabwo ndi umutipe muri make uwo mutipe njye muri make nyine baraganiriye nyine banavugana n'amafaranga urumva nyine nimba baravuze ngo zamo amafaranga urumva nyine baraganiriye baradiringa bavugana amafaranga nyine njyewe nanjye mba mfite story nyinshi ariko njye nanjye inzi umupeti w'imyaka 13 urumva ariko umupeti w'imyaka 13 ikintu cyantangaje yakundanaga n'umumama w'imyaka 85 urumva icyo kintu uri kucyumva neza cyane tumubwije kuri atakubeshye abajene b'iyi minsi cyasenze pe nawe reka nkubaze nkawe uwo mama w'imyaka ajya afite ingahe? 71 w'imyaka 71 cyangwa n'abandi bose urumva baba babuze abagabo bangana nabo babahereza uwo mubyizi niba ari ukubabomora babishaka abo bagabo bababuze cyangwa mubwije kuri atakubeshye abagabo barahari pe ariko njya nkunda kumva kandi abajene bakora kwivugisha baba bafite ngo imyuka cyane. Abasore b'iki gihe baba bafite imyuka. Iyo myuka afite ntabwo uwo mupapa ayifite we. Umupapa aba ari umuntu mukuru ibikorwa abazi ukuntu bigenda abazi uko akagura ari bukazamure abazi posteri zigiye zitandukanye. Shashumi yanjye mubwije ko natakubeshye nawe urebye umujene w'iyi minsi ukuntu banabyiruka banameze urumva abasaza nyine tuba barashaje si barashaje nyine uba wiyumva ati njyewe ndacyari urubyiruko ndacyari umujene ubu n'umumama w'imyaka 75 wamubomora. Shumi mubwije ko natakubeshye wamubomora ubugo ufite amafaranga Shumi yanjye wallahi je none sari nganyumvira abasore b'iki ajya afite amafaranga ze wamurangiriza ntiwamurangiriza afite amafaranga reka wapi naba nkubeshye nyine hase ngaho mujya munyi cyangwa ubwije ko natakubeshye muri iyi vizi yose ko nabizi ibintu byose ni amafaranga siko ibintu byose ni amafaranga ujya ku kazi uteze ukava ku kazi uteze amafaranga muri iyi vizi ni icyambere papa cyane rwose. Ariko ejo bundi narumvishe ngo hasiga abaho basore b'indaya abo basore b'indaya komeruka abagore aribo n'abakobwa ari b'indaya abasore byagenze kugira ngo umuhungu w'umuzima ngo ari uduce basigaye bajyamo bakagenda ngo bakiyerekana umushimye akagurara umukobwa akamugura. Abasore b'iki gihe mwabaye umukobwa ari ugura umugabo akamugura pe byagenze ko ari umukobwa ugura nako ari umuhungu ugura umukobwa ariko ngo byagiye no ku bakobwa bakagura abahungu. Mwabaye cy'abahungu b'iki gihe cyagene tumubwije ukuri abahungu b'iyi minsi muri make natabeshye sigaye mbona ari dolari siko
ibazaho umukobwa bivuga ngo uyu muhungu namushimye ndakwinginze ngwino undebe nyine tumwe abahungu basigaye ari idolari cyane pe. Ejo bundi noneho ngenda ndumva umukobwa yarambwiye ati ngo ati abasore ngo barabuze abasore barabuze. Rero nanjye rero nibyo ndimo ndakubwira abajene asigaye ari idolari pe ni ukuri kose. Niyo mpamvu musigaye mwarabaye indaya namwe muri abo ngabo nyine muri iti ndaya je ntago ndimo ntago uri mu bantu b'indaya kare kandi wasanga nimugoroba ujya gusoza akazi reka ngewe nkubwije ko natakubeshye papa wanjye siko ngewe ndamutse mvuze ngo ngiye gushaka biriya bintu nifite ababebi banjye bamwe beza bahora bahari mpamvu ati ngo bebi ngo nunsure ako kanya na minota 5 nta no kumutegera mu vi nyine tumwe we yahita aza ako kanya nyine tumwe bikarangira vuba akaharara iryo joro byaba na ngombwa akamara iminsi 2 cyane. None se nawe umujene ubu baguhaye miliyoni 1 akakubwira ati ndashaka yuko ujya wibera indaya wabyanga miliyoni 1 impamvu biriya bintu ngo bibamo amafaranga menshi cyane miliyoni 1 umwaka wose ngo ubindaya y'umugabo. Papa wanjye mubwije ko natakubeshye miliyoni 1 bitewe n'ibintu bakunda gukuramo ibintu by'indwara n'iki byose reka njye niyo wamazinga ntago nabyemera pe cyane rwose. Ntago wabyemera kandi cyagusetse wari abasore wasanga n'ibihumbi 500 yahita bifata bati mbite 500 cyane abo barahari cyane nyine ase abasore b'iki gihe byagenze ute nukuri kw'Imana mujye muri comment mutubwire uburyo mwahindutse. Abasore b'iki gihe bakera bakundiraga gusenga cyane ugasanga akunda umukobwa umwe ariko ugasanga akunda umukobwa umwe bakajya gusenga bakanajyana sha ugasanga barajyana n'ahantu batandukanira rero urumva ariko ubu ngubu bebe aragenda umutipa akamuhamagara araneza kumuhamagara akatamurya n'iki araneza kumurya haca mu munsi umwe n'undi nawe akaba aramuhamagaye ku munsi agashira nka 5 bamuhamagaye cyane. None se abo basore b'ingimbi guhera ku myaka kuko impamvu tubita ingimbi nuko bakiri batoya ku myaka 14 15 yiwe abo basore nako izo ngimbi cyangwa abo basore bigira indaya muri societe yacu ubona babafata ute? Shumi yanjye nyine nkubwije ko natakubeshye abana basore turabona muri viziyo ni ukuri nkubwije ko natakubeshye biriya bintu babivemo nyine Tom cyane pe biriya bintu babivemo ntabwo ari byo biriya bintu bagenda ugakuramo indwara iki n'iki ubwo nize indwara ubuvoramo bakuramo indwara nyinshi cyane ibijyanye n'ibitondo bakunda kwita ngo za sida biki n'ibiki byose nyine Tom ibyandi byose uba wumva niho wabikura n'ahandi hantu wabikura. None se niye nama wagira nuza abasore bagenzi bawe bishoye muri ngo kubindaya ngo kujya kubomora ngo abashugamami ese nama wabagira? Mubwije ko natakubeshye nyine Tom nawe musore uri muranyumva mubwije ko natababeshye nimba basi ushaka gukundana n'umukobwa kundana n'umukobwa umwe ureke kugenda ngo ujye ngo muri za shugamami ngo ziraguha amafaranga hari ahantu niho ukura uburayi siko niho ukura na ziriya ndwara ngo ni za sida imitezi n'ibiki byose ndakwinginze nimba ushaka kunda umukobwa umwe wenyine mukundane nunashaka n'iki aguhe ariko ntukajya wandurura cyane nyine cyane pe. None se reka tuguruke no ku bakobwa niye nama wabagira abo bakobwa cyangwa abo bashugamami niye nama wabagira? Abakobwa buriya abakobwa njye ikintu njya nkunda kubona kikunda kubashuka ni ibintu by'ibyangwe n'iki umukobwa araza urimo urumva amara kuza agasanga ufite iPhone basigaye agatangira kuzayigirishwa sheri ngurira akurikiye iPhone maze asigaye ukagira gutya na gutya umukobwa kashaka kuza mukaryamana nyine Tom. None se
abasore b'iki gihe ngo bafite utuntu twinshi cyane turimo turabarangaza pe. Utwo tuntu turimo turabarangaza dutuma mutita ku kazi n'utu. Ni abakobwa mani, abakobwa nibo barangaza cyane. None se ibi bintu nkunda kubyumva ahantu hose ngo hajya ngo abakobwa ari umusore ukina umupira bamwita Ramadani. Ejo bundi kari keza mu ikiganiro nukamubaza ikintu cyica abasore bakina umupira cyangwa abandi basore bavuga ngo ni abakobwa bakunda kubarangaza bakabica. Ibyo bintu abasore b'iki gihe ibyo bintu nawe ubyumva nkubwije uko natakubeshye muri make abakobwa b'iki gihe urimo urumva nibo barangaza abasore. Siko umukobwa agira gutya akabona umukobwa w'imyaka ingahe, umukobwa cyangwa umuhungu abona umukobwa w'imyaka ingahe. Yaraza kubona umukobwa w'imyaka ingahe, bibaza abakobwa muri iyi minsi barimo barabyiruka cyane. Umukobwa afite imyaka 18 cyangwa 15, akaba umuhungu akaba aramushatse yaza kumushaka bikagenda bigenda uko karangira umuhungu ufashe umukobwa w'abandi ku ngufu. Niho hahandi bahita bamujyana ukabona baramufunze, ibintu yakoraga birangiritse byose ukabona bihinduye isura nyine tu. None se twaganira ibintu byinshi cyane mu buzima busanzwe. Ukora iki kurikira umujene mu buzima busanzwe? Ukora iki nyine tungiye mu buzima busanzwe? Njyewe ndi umukanishi nyine tu. Uri umukanishi? Ariko ngo abamo amafaranga menshi cyane. Amafaranga? Ngo mu bukanishi ngo harimo amafaranga menshi cyane, barameneka pe. Cya amafaranga ni gake nyine tu agenda aza nyine tu. Turangiye ikiganiro uragenda ungurira ishumi yanjye ntago kabura nyine tu. Urangurira kuko abantu bakora mekaniki ngo ku munsi bashobora nko gukorera 20,000. Ni menshi. Siko n'umumotari akorera 10,000 ku munsi. Ishumi yanjye waramutse neza nyine tu urayakorera pe. Iyo waramutse urayakorera cyane pe. None se mu myaka yawe iri imbere nk'itanu ubona icyerekezo cyawe ari ikihe? Abasore b'iki gihe dusigaye bamwe ubusanga bavuga ati icyerekezo cyanjye cy'ejo hazaza ni iki ngiki. Ubona ari iki? Nyine icyerekezo cyanjye ni ukwita ku kazi nkora. Urimo urumva Imana yabimfashamo kakanagera no hanze y'iki gihugu turimo aricyo Rwanda. None se dusoza ni gute urumva ni ubuhe butumwa wagira abantu bakurikiye Ubumwe Media? Barahari benshi cyane. Yewe ku Ubumwe Media nababwiye ati nzajya nkora igishoboka icyo ari cyo cyose bazanira abatumigwa, kuko iyo nazanye umutumigwa ari byinshi cyane wigiramo, ari byinshi cyane utuganiriza tukagira ibyo tumenya n'ibyo tutari tuzi. Niyo nama wagira abakurikira Ubumwe Media? Nkubwije ukuri yemwe abantu barimo baradukurikira pe, turabinginze Ubumwe Media dufite ibiganiro wungukamo ibitekerezo, byungura ibitekerezo. Siko kandi nagurikira urimo urambona, ndakeka abajene bafite ibintu bakuyemo. Siko rero tubinginze mwadukurikira mukaba mugenda mukurikira ibiganiro byacu. Niyo nama wabagira cyane pe, kuko nanubwo ari nanjye igihe nyine hari n'abandi baracyaza, ni benshi cyane bakazaba baza hano bakavuga ibintu babona nyine bitari byiza mu bajene, mu bakobwa nyine tu. None se usibye iyo nama nta yindi nama wabagira mu buzima busanzwe? Abajene babwije ukuri nutababeshye, abo bakobwa mubaveho. Nibo babunguza abahungu rero namwe babwije ukuri nutababeshye, abakobwa baba bababeshye ndabisabiye. Niba ushaka kumukunda umukunda uri umwe, ureke kuvuga ngo ugiye gukunda n'abakobwa basaga bangahe. Mukunda uri umwe mpaka cyane pe. Ariko tuzi ni cyane rwose koraga urarinze
Yes, narababwiye ati uko bwije nuko bukeye njyewe Lumumba nzambazanira abantu barenze, abantu bazi kuvugisha ukuri, abantu badafite ibinyoma. Ndabakunda cyane tubikuye ku mutima. Icyo nababwira subscribe, share na comment, niturangiza dukomeze gahunda zacu. Icyo nababwira Astra Vista.